ase kuki umuntu agukunda kuri ubu ngubu ukamufata nk'aho ari ikigoryi, ukamufata nk'aho ari injiji mu buzima bwawe? ase ubu ngubu tuvuge yuko urukundo rw'ubu ngubu noneho rusigaye rwararangiye, habagaho inkundo za kera? Kera hari ukuntu umuntu yajyaga gukunda, ariko nyuma y'uko kugukunda nibura wenda akaza kukubahira yuko wamukunze. Ariko se kuki kuri ubu ngubu usigaye ukunda umwana w'umukobwa nawe uri umusore, wamumara kumugezaho icyo gitekerezo akavuga ati uriya nimbwa nta kintu navugana nawe? Ese ubundi ankunda te? Ubundi bitebye urukundo rwamuneje gute? ase ubundi mwebwe nimunyemerere mbanze imbabazi duse nk'abahindura umuvuno gatoya, ubundi tubanze tuganire kuri kino kiganiro. Murabizi yuko twajyaga duhurira hano tugiye kuganira kuri MK Original kuri episode yabaga yasohotse haruguru, ariko saizi ngizi nimunyemerere tubanze tuganire ku rukundo rw'ubu ngubu. Inkundo z'ubu ngubu zubakiye kuki? Inkundo z'ubu ngubu zimeze zite? Inkundo z'ubu ngubu bite byazo? Kuki nta muntu ukigira urukundo rwa nyarwo? Noneho muze kunyemerera tuze guhurira hasi aho ngaho muri comment, mwibuke gukanda like, share ndetse na subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kubana muri bino biganiro byo kungurana ibitekerezo by'ubwenge. Ese ubundi urukundo rw'ubu ngubu ni iki? Icyo ngicyo nicyo kibazo nabanza kubibariza hambere hano haruguru kugira ngo tubone kuza gutangira ikiganiro tunagikomeze kuva gitangiye kwiherezo kurinda kigeze ku musozo. Amazina n'ubundi nk'ubusanzwe ni igisigore gasibutse kurana ko rutendera kuriza hafi y'ishyamba rya Kiru Musamariya wihebeye ibyegeranyo, uzajya ubagezaho inkuru zimwe na zimwe zikanyura kuri no channel yitwa MK and Kamariza. Ibuka gukanda subscribe ubundi dutangire ikiganiro cyacu. Inkundo z'ubu ngubu usigaye ubwira umwana w'umukobwa wenda muhuriye mu nzira n'ubundi uko bisanzwe, ariko bwa mbere biba bigoye kugira ngo ube watinyuka guhita umwaka nimero. Kuko abahungu murabizi yuko twebwe abagabo uturemangingo twirari. Kubona umukobwa mwiza nutinda kubivuga cyangwa se kubimubwira, ariko ushobora kugira gutya ukifata ukanga kumwaka nimero bikarangira agiye, ariko n'ubundi bikarangira n'ubundi ryarari usigaranye wibaza impamvu buryo ki utigeze umwaka nimero ziwe kugira ngo ubutaha nibura wenda muzabashe kuvugana, kugira ngo ubone aho wahera umwaka nibura wenda n'urwo rukundo. Ariko se hari igihe ugenda udatwaye nimero, ariko ikindi gihe Imana ikazabikora n'ubundi bikarangira wongeye ubonye n'undi wa mukobwa ukaza kumutinyuka ukamubwira ati ndifuza yuko wamereza nimero yawe. Kuri ubu ngubu biragoye kugira ngo ube wakwaka umwana w'umukobwa nimero abe yayikwima. Ashobora kuyiguhereza waba ufite amafaranga cyangwa se utayafite, ariko nyuma aho ngaho aza gukurura amakuru yawe, kavukira yawe, uburyo wavutse, imyaka ufite, uko umeze, iterambere ryawe, waba uri umukene cyangwa uri umukire. Ariko aho iyo ubaye umukene bwo rwose bita bihinduka gaterera nzamba. Ese ubundi kuki urukundo rw'ubu ngubu mubona rukiri urukundo? Ese kuki urukundo rw'ubu ngubu mwebwe bakobwa kuki muhindura amafaranga? Ese mwebwe mufite amafaranga angana gute ku buryo ufata urukundo ugashaka kurugurisha amafaranga? Kandi ubundi urukundo ari ikintu Imana yadushyizemo kugira ngo tuze tucyubake uko kigenda gikura, noneho kizaduhereze na ya mafaranga. Bite byanyu bakobwa, umunyemberere mbabaze kano kantu kandi munsubize umuvugishije ukuri. Saizi ngizi abasore b'ubu ngubu dufite ubwoba bwo kubwira abakobwa yuko tubakunda. Noneho gira umwakoze kuvuka uri umwana w'umusore ubura amafaranga, Satani ze kuguteza gukunda umwana w'umukobwa ufite amafaranga. Bamwe na bamwe baritinya bagatinya kubibabwira, naho witinyukiye iwe mubwiye akaza gukurura amateka yawe, akamenya kavukire yawe, uburyo ki umeze, uburyo ki ukora akazi, aza kuvuga yuko ushobora kuba wayobye. Ibaze uramutse ugize gutya uri umwana w'umusore ugasohora ijambo ryawe ndagukunda, ukaribwira umwana w'umukobwa akakubwira ati iryo jambo risubiza aho urikuye. Ati koko nawe uratinyuka ukambwira ngo urankunda? Ese ubona urukundo rwava hehe?
ese nagukunda biturutse kuki? Icya mbere cyo ni amafaranga, ahubwo ni ukuza urata inkundo gusa. Urukundo rw'ubu bakobwa mureke kuruhindura amafaranga. Nimunyemerere nimba nawe ubashije kugera kuri kino kiganiro, ukaba ubashije kugera kuri munota, ibuka gukanda subscribe, nzajye mwibutsa utuntu tw'ubwenge, kuko ino channel wakwigiraho byinshi cyane. Munyemerere dushingire kuri ino channel yanjye ndetse ari nayo yanyu, dukoreshe amazina yitwa MK ndetse na Kamariza na Najib. Murabizi yuko mu gihe cyashize aribwo umuvandimwe witwa MK Original yabonye umwana w'umukobwa witwa Kamariza. Icyo gihe Kamariza yaje kumutera crash. Nuko haruguru gato yuko navuze yuko burya abagabo turemanywe akantu kirari. Nibwo MK Original yaje gukunda Kamariza birangira amwatsi na nimero yiwe. Kamariza yaje kumuhereza nimero ariko ku munsi mukuru wa Severant. Uwo muvandimwe ngo ni MK Original yaje kwihisha muri Kamariza, ariko birangira n'ubundi aje kuza muri verite nziza y'imodoka, ariko aza kugaragaza yuko iyo modoka itariye. Kamariza nigeze atinda kwigaragaza, kuko akimubona yatangiye kumusekera aza ashaka kumuhobera ati wanzaniye imodoka. MK Original yaje kuvuga yuko nta bushobozi size ngizi yaba abonye bwo kugura imodoka. Kamariza agahinda karamwishe, atangira gutuka MK Original ati uri igicucu, uri imbwa, ntabwo nakundana nawe. Ati koko nari nzi ko ino modoka ari yunzaniye kuri no Severance, ati none ndi kukwaka kona cyo ukambwira ati nta bushobozi wabona bwo kugura imodoka. Ati unkunda gute nta bushobozi wabona bwo kugura imodoka? Byaje kurangira uwo mwana w'umukobwa witwa Kamariza agize gutya, we na MK Original urukundo rwabo ruba rurangiriye aho ngaho. Ese ubundi ibi ni iki by'inkundo z'ubu ngubu? Kuko muranze tugiye mureke mbabaze, munsubize kandi mumbwize ukuri mwebwe bakobwa, kuki umuntu ashobora kugukunda ukumva yuko we adafite amafaranga nta kintu mwavugana mutakundana? Ese ubundi wowe kwikofi yawe ubufite yangana iki? Ni gute udashobora gukunda umuntu ngo muze muhere kuri zero, mwubake ubuzima bwanyu buhereye kuri zero kugeza ubwo mubaye abamiliyoneri? Urukundo rw'ubu bakobwa nimureke kuruhindura amafaranga, kuko amafaranga nahanuka nk'amatunda cyangwa se ibyatsi imvura izagwa bigakura ukagenda ukahira ukazanira. Reka amafaranga kuyakorera ni mu mutwe, ni ubwenge. Iyo ugize amahirwe ukayakorera ufitemo umugisha araza, ariko kuba tudafite amafaranga nimwirinde kubiturenganyiriza. Nyamuneka nimba ubashije kugera kuri uyu munota tugezeho size ngizi, ibuka gukanda subscribe kugira ngo ubutaha nawe uzakurikirane ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge. Mumbabarire bakobwa rwose mbabaze, ese mwebwe basore, ubutaha ndashaka kuzaza turi kubagarukaho namwe tukabaganiraho, tubabwira buryo ki mugomba gukura amaboko mu mufuka, mukareka kugenda muratana none ibintu by'inkundo gutyo gusa bira mupango. Mukura amaboko mu mifuka, mwige gukora kugira ngo n'ubundi babakobwa babashe kububaha. Ariko namwe bakobwa nimwirinde ko twubahuka ngo nuko nta mafaranga dufite, kuko nawanga amafaranga, kuko size ngizi iyo ubonye 1000 bifuza 2, wagera miliyoni 10 kufuza 12, nagiye na kimwe uzigera wumva yuko amafaranga wayagwije, kereka ubwo uzaba wageze kwiherezo ry'urupfu nibwo uzumva yuko amafaranga wayagwije nyine, kuko uzaba utakibuka, utakivunwa n'ino miruho yinuse. Ariko nimunyemere namwe dukure amaboko mu mufuka. Ariko namwe bakobwa nimureke kutwogeraho uburimiro. Nimba umuntu agukunze n'urukundo rw'ukuri, n'urukundo rwa nyarwo, reka kuzanamo akantu k'amafaranga. Noneho hari ukuntu ukunda umuntu akavuga ngo ufite angahe kuri konte, wanatekereza wabuze nayo kwishyura randi road ukumva bikubanye urugamba, induru ziravuze, ubuze ukuntu bigenza, agahinda karakwishe. Ase bakobwa bite byanyu mbere yuko mubanza kubaka ikofi y'abasore,
nimubanze mwubake urwo rukundo, ahubwo noneho muze mutekereza buryo ki mwabona igisubizo cyo kuza kubona ayo mafaranga. Kandi nanone munyemerere tugera ku musozo, mbere yuko ubaza umwana w'umusore ngo ufite amafaranga angahe kuri konti, ihereho ese wowe ufite angahe ku buryo wakomeza ibintu gutyo. Burya umutima ukunda ugira gutyo ukaguhitamo, ariko nanone nimwizigire muturenganyiriza yuko twabakunze n'amafaranga. Ni urukundo nyine, buri urukundo ni nk'urupfu, kandi urukundo ni nko kurindagira k'umutima. Njye niko nasobanura ibintu bigendanye n'urukundo. Urukundo ni ikintu kidasanzwe, urukundo ni ikintu kikuzamo kikaguteza kubwira umuntu ko umukunda. Ariko ibyo bintu mujye mubitwubahira, nimukadukube na zeru ngo nuko tubakunda n'amafaranga dufite. Gusa izi ngizo waguha amafaranga naguha urukundo ndakeka narwagira. Mukomeze kugira umunsi mwiza. Ibiganiro nk'ibi ngibi byo nakagaruka binyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel. Mwibuke gukanda subscribe, mufungure inzogera. Ariko nanone hasi muri comment muze kunyandikiramo ngo ndashaka ko nzajya mbakorera inkuru z'ubwoko bibiri. Inkuru zigenda gutya, inkuru zisesengura filime y'umusore wo mu kirutwa MK original. Ariko nanone n'inkuru nanone nk'izi ngizi z'urukundo nazo nkazajya mbasa kuzibagezaho. Nimwumva mwayikunze ino nkuru, munyandikire hasi muri comment, munkandire ku gatima kugira ngo nayo tuzajye tuyikomeza, zizajye zinyuraho ari inkuru ebyiri zitandukanye. Iminsi myinshi mwebwe twabanye, ndabashimiye mwebwe mubakije gukurikirana kino kiganiro, kandi namwe ndabashimiye mwebwe muri gutekereza kugisharinga, ndabashimiye mwebwe mwibutse gukanda like, muraba agaciro cyane, kuko ibiganiro nk'ibi ngibi byo ndakeka akagaruka kuri no channel. Ntabwo tuzigera tureka kubagezaho de commentaires ziteye gutya. Ibuka gukanda subscribe hasi ngo komeza kino kiganiro.